Muraho neza, murakaza neza kuri Mix Venture. Nk'uko twagiye tubibabwira rero, tuzakomeza kubagezaho ibiganiro bibahindurira ubuzima ndetse n'ubw'abandi. Cyane cyane ibiganiro bijyanye n'ubuzima, amafaranga n'ikoranabuhanga. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kijyanye n'ikoranabuhanga. Ikiganiro cya mbere tugiye kubagezaho kirarebana n'uburyo bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga. Uburyo bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga ni uburyo bwifashisha tekinoloji bukaguha ububasha bwo gusangiza ibintu abantu ndetse no kugaragaza ibitekerezo byawe. Mu bushakashatsi twakoze mbere yuko dushyiraho iyi YouTube channel igamije kwigisha ku bijyanye n'ubuzima, amafaranga ndetse n'ikoranabuhanga, twasanze harimo ibibazo bimwe na bimwe. Bimwe muri ibyo bibazo ni ugukwirakwiza ibihuha, aho abantu bashobora guhindura inyito z'inkuru ndetse baganahimba n'inkuru kugira ngo bagukurure maze ubikurikirane. Icya kabiri twasanze ni ugukwirakwiza amafoto n'amashusho y'urukozasoni. Ugasanga umuntu ngo ari gukora content ariko agakora content agaragaza amashusho y'urukozasoni. Hariho naho bamwe baba bajya kwambara ubusa buri ukabona ubwambure bwabo. Ubundi kera babyitaga gutera umuntu umwaku, ariko ubu ngubu byabaye gukora content ishobora gufasha abantu. Harimo ikibazo, ibi sibyo, turaza kugenda tubibona. Icya gatatu ni ugusangiza abandi ibibazo. Murabizi ubu buzima rubamo uruhurirane rw'ibyiza n'ibibi. Abantu bagira ibibazo, ariko kugira ibibazo warangiza ugashaka kubisangiza abandi, ibi nabyo bigira ingaruka. Turaza nabyo kubireba. Ikindi kibazo twasanze ni ugukoresha ibiganiro abantu bafite ubumuga cyangwa se bafite ibibazo byo mu mutwe. Ubundi iyo umuntu afite ibibazo byo mu mutwe biragoye kugira ngo umukureho igitekerezo. Hari bamwe bahungira aho ngaho bakajya kuvuga agahinda kabo n'ibibazo byabo bakabikwirakwiza mu bandi. Ibi nabyo turaza kubona ingaruka zabyo. Muri make ibibazo nibyo twagiye tubona. Nyuma yo kubona ibi bibazo turavuga tuti natwe tugomba kugira umusanzu wacu dutanga mu buryo bwo kwigisha abantu kugira ngo babashe kwitekerezaho maze bafate ibyemezo bikwiye, bajye no mu murongo ukwiye. Ubaha umuco wacu kandi ukabubaka, bigatuma nabo bagira ibitekerezo byiza n'ubuzima bwiza ndetse no guhangana n'ibibazo bahura nabyo. Icyo ni igisubizo kimwe twazanye kugira ngo natwe dutange umusanzu wacu. Kugira ngo iki kiganiro kize kugera ku ntego rero, turaza kuvuga ku bintu bitatu by'ingenzi. Kimwe ni imitekerereze, mindset. Icya kabiri ni kugira icyerekezo, vision. Icya gatatu ni ugukoresha igihe cyawe neza. Ikiganiro tugiye kubagezaho kiraza kwibanda cyane ku bushakashatsi bwagiye bukorwa, ntabwo kibanda cyane ku bitekerezo by'umuntu cyangwa se nko gutanga isomo nk'uko batanga mu ishuri. Ahubwo turaza kugenda tubaha ingero zifatika z'ibyo namwe mwagiye mwibonera ndetse n'icyo abashakashatsi bagiye babivugaho. N'ibitekerezo turi bubahe byose biraza kuba bifite abantu bagiye babivuga kandi abandi bakabyemera. Ababikurikije byabagiriye akamaro. Kugira ngo mubyumve neza, duhereye ku mitekerereze, icyo bita mindset, turaza kuvuga ku muhanga bita Socrate. Socrate ni umufilozofe wa kera, ariko yagiye avuga amagambo yagiye ahindura ubuzima bw'abantu benshi. Ariko kuko nta nyandiko yagiye asiga, ibintu yavuze byagiye bihindurwa n'abandi bahanga benshi. Nk'urugero, Roosevelt yashyize abantu mu byiciro bitatu by'ingenzi. Ibi byiciro tugiye kubibabwiraho kugira ngo namwe muze kubikoresha mwitekerezaho, mwimenye, maze nimumara kwimenya muze kumenya n'uburyo mwabasha gukora neza no gukoresha neza no guha icyerekezo ubuzima bwanyu. Abo bantu ibice bitatu byabo, icya mbere ni imitekerereze ikomeye. Abantu bafite great minds. Great minds discuss ideas. Abantu bafite imitekerereze ikomeye turaza kubona ibintu bagenda bitaho cyane. Aba kabiri ni abafite imitekerereze isanzwe. Average minds discuss events. Aba nabo turaza kubona n'ibyo bagenda baganira. Aba gatatu ni abantu bafite imitekerereze idakomeye. Small minds. Twihuse
nuko abantu bafite imitekerereze ikomeye aribo ba mbere bita great minds discuss ideas. Aba bantu baganira ku bitekerezo, ibitekerezo kandi bifite intego, ibitekerezo bihambaye bita great ideas, n'uburyo bwo guhindura ibintu bikomeye. Bakajya inama, bakumvikana ku buryo bahindura ibintu. Aha uhasanga abayobozi bakomeye, ukahasanga abafilozofe, ukahasanga n'abandi bantu bageze ku bintu bikomeye, bakora ubushakashatsi bukomeye buhindura ibintu. Aba bantu bagira gushishoza mu byo bakora byose, ntabwo bapfa guhubuka. Aba bantu bazi neza impamvu bariho, ari nayo mpamvu bakora ibishoboka byose kugira ngo babeho ubuzima bufite intego. Aba kandi bakora ubushakashatsi kugira ngo basobanukirwe neza ibyo bakwiye kuba bataha umwanya wabo. Aba bantu bafite imitekerereze ikomeye, nibo ba mbere. Aba kabiri bafite imitekerereze isanzwe, abo bita average minds, badiscussing events. Intego yo gutekereza kwabo, batekereza ku bintu byabaye. Habaye iki? Hariya habaye iki? Ese nakimenya gute? Nabo bakora ubushakashatsi bwimbitse, barangiza bagasangiza abandi ibyo bintu muri rusange. Aba bantu bakunda guhungira mu bikorwa byo gukora ubushakashatsi bw'ibyabaye hirya no hino kugira ngo baze kubasha kubiganiraho, gusobanukirwa ibyo babona. Aba bantu barashaka gusobanukirwa ibintu babona kugira ngo babyumve neza, nibaza no kuburana n'abandi ko hari ibyo babonye cyangwa hari ibyo bakozeho ubushakashatsi bwimbitse, baze kubasha kubatsinda. Aba bantu bakurikira amakuru cyane, bakunda kureba televiziyo, bakunda gutinda ku biganiro cyane bivuga ku bintu byabaye kugira ngo bagire ubumenyi bwinshi. Umwanya wabo munini niho bawumara. Aba bantu bafite imitekerereze isanzwe kuko nta ruhare rukomeye bagira mu guhindura ibintu. Aba kabiri bagatangaza ahubwo bagahoma munwa ni abafite imitekerereze idakomeye, abo twakwita small minds. Ababo ni ukuganira abandi. Ibiganiro byabo ubisangamo kenshi bari kuvuga ku bandi, ntabwo bajya bita ku bintu by'ingenzi cyangwa ngo bite ngo ese yewe bamvuze byanyemerera gute. Abo ngabo buri gihe bahora bafite ibiganiro kubera yuko baba bafite ibisubizo by'ibibazo byose kandi mu buryo buboroheye. Urugero, bashobora kubona umukire bakagira bati iyo nza kugira amahirwe nk'aya, bakakumvisha uburyo uriya mukire yagize amahirwe adasanzwe, yewe nta n'icyo yakoze ahubwo yagize amahirwe, nawe akaba yifuza nk'ayo. Bashobora kubona umuntu w'umuhanga wakoze ubushakashatsi akagira ibyo avumbura, maze bakakubwira bati iyo nza kugira ubwenge nk'ubu. Bashobora kubona umunyampuhwe watanze ibintu byinshi kugira ngo bifashe n'abandi, bakagira bati iyo nza kugira impano nk'iyi, iyo Imana iza kumpa impano nk'iyi. Ntibashobora kubona icyerekezo cyafashwe, imyaka yo kwitoza ndetse n'ubuhanga n'ubushakashatsi bwakozwe kugira ngo abo bantu bagere kuri ibyo bintu, ahubwo bo bahita babona ibyagezweho mu buryo bworoshye, buri wese yahita abonera igisubizo ako kanya. Nibyo baganira. Mwabumvise, niba abantu bafite imitekerereze idakomeye. Hari undi mugabo w'umuhanga washyizeho imitekerereze, we yabivuga mu bundi buryo, uwo bita John W. Newben. John W. Newben yashyize abantu mu bice bitatu nawe. Aba mbere ni abantu bahindura ibintu bikaba impamo. Aba ni those people who makes things happen. Those people who makes things happen. Aba kabiri ni abantu bakurikirana ibintu biba. Aba gatatu ni abantu batazi n'ibiri kuba. Aba bantu mubagereranyije, aba bantu bameze nk'abantu bavuze ibintu bimwe, yaba umufilozofe Socrate, yaba n'uyu John W. Newben, kuko ubigenzuye neza ushobora kubihuza. Reka turebe buri cyiciro muri aba bantu batatu. Abantu ba mbere batuma ibintu biba bikaba impamo. Aba bantu bakunda kwiga cyane kugira ngo basobanukirwe maze bagire ibyo bahindura. Aba bantu bakunda kwakira impinduka ako kanya kuko bazi yuko igihe n'impinduka ari ibintu bihoraho kandi udashobora guhindura. Aba bantu bakunda gukora ubushakashatsi kugira ngo babone ibisubizo by'ibibazo bihari, bakunda no kuvumbura. Aba bantu nibo batuma ibintu biba. Uzababonamo nk'uko twabonye ni ba bandi wakita abantu bafite imitekerereze ikomeye ubihuje neza.
aba kabiri ni abarebera ibintu biba. Abarebera ibintu biba ni ba bandi bareba ibintu biri kuba bagashaka kubimenya neza, bakamenya n'ababigizemo uruhare, maze bakaza bakabigusangiza. Bakurikirana ibiri kuba bakabitangaho ibitekerezo. Nta ruhare na rumwe bashobora kugira ngo ibintu bibe, ahubwo barebera ibintu biri kuba bakabitangaho ibitekerezo. Ariko niyo mpamvu nabo wabita abantu bafite average mind, kuko at least cyangwa nibura baba babashije kubona ibiri kuba. Hari abandi batazi n'ibiri kuba ari mu gicuku. Aba wabagereranya na ba bandi bafite imitekerereze iri hasi. Aba bantu, hari umugabo bita Napoleon Hill wanditse igitabo cyitwa Think and Grow Rich. Yaravuze ngo abantu bagira icyo bageraho n'abatagira icyo bageraho bose baba bafite impamvu. Ariko impamvu z'abatagira icyo bageraho ntabwo ziba ari nziza, kubera yuko bagusobanura yuko iyo baza kugira amahirwe nk'aya, iyo baza kugira ubwenge, iyo baza kugira impano, kandi ibyo byose iyo umuntu yigenzuye buri wese n'imitekerereze asanga bifite. Murabyumva neza? Imitekerereze ni ikintu gikomeye, kuko niyo igena aho uva n'aho uzajya. Imitekerereze niyo iguha gufata ibyemezo. Twihuse rero, iyi mitekerereze niyo ituma abantu bafata ibyemezo, bagasangiza ubuzima bwabo ku mbuga nkoranyambaga, bakavuga ibibazo byabo bagiye bahura nabyo. Uyu munsi tugiye kubagaragariza ikibazo gikomeye gishobora no gukomera kurushaho turamutse dukomeje kubyitwaramo dutyo. Ikibazo gikomeye ni ukugaragaza ibibazo byawe bikomeye by'ubuzima bwawe bwite, warangiza ukabishyira muri rusange. Aha twabaha urugero nko kugaragaza ibibazo byo gusenya ingo, kugaragaza ibibazo byo kuba warafashwe ku ngufu, kugaragaza ibibazo byawe by'ubukungu, maze ugakora content irimo imvugo nyandagazi n'ibikorwa nyandagazi kugira ngo ubashe kubona ubukungu. Ibi bigira ingaruka zikomeye haba kuri wowe, ku muryango wawe ndetse n'abakumva. Tugiye kubagezaho ubushakashatsi butandukanye n'imibare igaragaza neza izi ngaruka umuntu ahura nazo. Impamvu biduhise tubikurikiranye n'imitekerereze ni uko imitekerereze ariho umuntu afatira icyemezo cyo gushyira mu bikorwa ibyo akora byose mu gihe. Reka tubahe urugero. Urugero rufatika ni ingaruka ku muntu ubikora. Hari ingaruka ziri mu byiciro bitandukanye, nk'ingaruka zijyanye n'imitekerereze, psychological impact. Uhibwira yuko najya gutangaza ibyo bibazo byiwe ku mbuga nkoranyambaga ari buze kuba aruhutse, maze agasangiza abandi inkuru ye y'ubuzima, maze akaruhuka, aribeshya cyane, kubera yuko ahubwo bizamwongerera ihungabana n'agahinda ku bibazo, bizatuma ahubwo ikibazo kimukomerana kurushaho. American Psychological Association bakoze ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu basangiza inkuru zabo zo kwibasirwa cyangwa ihohoterwa ku mbuga nkoranyambaga baba bafite ibyago byo kongeraho ihungabana bari bafite, ahubwo rikajya ku rwego rw'ihungabana rikabije, post traumatic stress disorder. Nicyo kibazo bahura nacyo. Aha turabaho urugero rufatika. Dufata urugero rw'umugore watandukanye n'umugabo we basezeranye, yarangiza mu gutandukana kwabo akajya ku mbuga nkoranyambaga akajya kugaragaza umugabo we, maze akamwandagaza, akavuga ko yaryamanaga n'abakozi, yewe nta mugabo umurimo, akagaragaza yuko atigeze amwitaho na gatoya, akirengagiza ibihe byose bagiranye byiza kuko ataba hari ngo yisobanure, akamugerekaho ibintu byinshi kandi bibi byatumye batandukana, maze wakigira umwere ku mbuga nkoranyambaga, ntiyite yuko ashobora kuba yaragize n'ubumenyi buke mu gihe yafataga ibyemezo bimwe na bimwe, harimo n'icyo gutandukana, kuko uwabibwira umuteze amatwi ndetse n'abandi bamuteze amatwi nta bubasha bafite bwo kugenzura neza uko ikibazo cyagenze, yewe ngo banamugire inama. Aha ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye kubera yuko uyu muntu namara gutanga ibyo bitekerezo bye azagenda ahura n'ibindi bibazo bikomeye, kubera yuko hari umuryango w'umwumva, hari n'abandi bamwumva muri rusange bari basanzwe bamuzi nk'inshuti ze, batari bazi ibyo byose yashyize ku karubanda, maze akaba yahura n'ikindi kibazo cyitwa cyberbullying. Cyberbullying ni ukuba bagushwaza bakubwira yuko rwose ntacyo watekerejeho neza mbere yuko ujya gutangaza ibyo bintu byose.
abantu benshi bashobora kugutuka cyangwa bakanagutera ubwoba hifashishije izo mbuga nkoranyambaga. Hari abazajya kwandika komenti bakavuga ati wa mugore we urarikoze, wisenyeyeho nk'ihene yo muki. Ibi bintu bakagutuka bakakwandagaza, bamara kukwandagaza nawe wajya kubisubiramo ukaza gutekereza impamvu bafashe icyo cyemezo n'uwaguhaye urubuga, maze bikagusaza bikagutesha umutwe, maze ugahura n'ibibazo bikomeye. Ubushakashatsi bwakozwe na Pew Research Center bwagaragaje ko abantu 41% by'abantu bakoresha interinete bagaragaje ko bahuye n'ihohoterwa kuri interinete. Ibi ni ibintu byavuye mu bushakashatsi, ntabwo ari ibitekerezo byanjye, kandi koko bifite n'ishingiro, kubera yuko iyo uhuye n'ibibazo turaza kubona umwanzuro w'igikwiye n'icyo ukwiye kuba wakora. Aha abantu batanga komenti bashaka kuko ntubuzi kontorora. Rimwe na rimwe harimo n'ababa barakubuze ahubwo bakakubonera urwaho, bakakwandagaza, bakakuvuga, bakavuga yuko rwose nawe ari umuntu udashobotse. Kwa kwiregura kwawe bikagusaba kuzajya uhora ushaka kujya kwiregura no kwisobanura ku kibazo icyo ari cyo cyose wahuye nacyo, kandi ibyo ntibikunda, bigutesha n'umwanya. Ingaruka zikomeye ku muryango wawe n'inshuti zawe. Hari icyo bita social stigma, ipfunwe cyangwa ikimwaro mu muryango ndetse n'inshuti. Reka dukomeze n'urwo rugero twari twafashe, aho umubyeyi wabanye n'umugabo yafashe icyemezo cyo kujya kwandagaza umugabo we ku karubanda ku mbuga nkoranyambaga, maze abana be bakajya ku ishuri. Nibajya ku ishuri abandi bana nibazajya bagirana ibibazo bazajya bavuga ati n'ubundi uyu mwana nta gitangaza kirimo kuko nta burere yahawe n'ababyeyi be baratandukanye. Yaba ari se ntiyarashobotse na nyina yaragiye aramwandagaza, kuba yagusebya rero nawe nta gitangaza kibirimo. Ishyire mu nkweto z'uwo mwana, urumva bimeze bite? Urabyumva ute? Iki ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye kuko n'inshuti zawe zizatangira kukugendera kure zivuga ziti twakugiriye inama wanga kumva, niba warasenye ntabwo ukwiye kujya kubikwirakwiza mu bandi. Ikindi ku ngaruka ku muryango ni relationship strain. Urumva byanze bikunze niba batandukanye n'umugabo umwe yakomeje ubuzima, nawe ukomeza ubuzima. Hari abahita bongera gushaka. Igitabo cyitwa The 5 Love Languages by Dr. Gary Chapman. Mu bushakashatsi yakoze bwimbitse yasanze ubumenyi buhari bugaragaza yuko 60% by'abantu bashakanye ku nshuro ya kabiri, bubatse ingo bwo ku nshuro ya kabiri, batandukanye n'abo bashakanye bwa mbere bagashaka bwa kabiri, birangira batandukanye nabo. Kandi iyi 60% yiyongera uko bagenda babyara abana. Ubu ni ubushakashatsi. Iki gitabo tuzakibaganirizaho kugira ngo mwumve amasomo meza akubiye muri iki gitabo, kuko abantu benshi bakunda kugirana ibibazo byakabaye bikemuka iyo baba bafite ubumenyi bwo kubikemura no kumenyana. Kandi koko birumvikana, niba umugore yandagaje umugabo kandi uwo mugabo yarishakiye undi muntu, byanze bikunze niba azajya bagirana akabazo, uwo muntu yashatse akaba yarumvise icyo kiganiro, azajya avuga ati n'ubundi wa mugabo ko bamubwiye niko ameze koko. Kandi ashobora kuba rwose amubeshyera, bigatuma rwose bongera bagatandukana. Na wa wundi kandi nawe azashaka undi mugabo. Uwo mugabo yashatse naramuka yumvise icyo kiganiro azajya avuga ati noneho nintandukana n'uno muntu azanyandagaza, akabaho mu bwoba n'impungenge, ugasanga bimuteye ibibazo byo mu mutwe. Urwo ni urugero rufatika. Hano twatanga ingero nyinshi. Urumva n'umuntu wakoze akoresheje imvugo nyandagazi, agakora content kugira ngo abone amafaranga, cyangwa se akaba yakoresha amashusho y'urukozasoni, ayo mashusho aguma hariya. Naramuka abyaye umwana najya ku ishuri agahura n'abandi bana bakavuga ati mama wawe twamubonye yambaye ubusa. Ni ibibazo bikomeye. Ibyo bintu mujye mubitekerezeho mbere yuko mufata ibyemezo. Ikindi ni ingaruka ku babyumva bose. Mwari muzi ko namwe mugenda mukumva mugakurikirana ibyo bintu bidafite icyo bisobanuye, bitesha agaciro umuco wacu. Ubundi imitekerereze ya muntu hari icyo bita subconscious mind. Subconscious mind ni igice kimwe udakontorora cy'ubwonko, ahubwo gikontorora ibindi bikorwa byose ukora. Tugira conscious mind na subconscious mind.
Subconscious mind ni nk'uruganda rw'ubwonko bwawe, ntabwo ijya imenya gutandukanya icyiza n'ikibi, ikiri negative n'ikiri positive, ahubwo ibyo uyihaye byose iraprocesinga. Ni nk'imashini isya. Imashini isya ingano cyangwa uburo cyangwa amasaka, warangiza ugashyiramo amabuye, ntabwo izabimenya, izangirika ariko izabisya. Niyo mpamvu tugiye kubereka ingaruka zikomeye, ari naho mugomba kwitondera, aho abantu bakunda kumva ibyo bintu bahura n'ibibazo. Ibibazo bahura nabyo ni nka emotional distress, kugera ku ihungabana rikabije. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bareba amashusho y'urukozasoni cyangwa inkuru z'ibibazo bikomeye bafite amahirwe menshi yo guhura n'imitekerereze n'ihungabana n'agahinda n'umubabaro by'umurengera, stress. Kubera yuko wari ukurikiranye umuvandimwe wawe wari uzi yuko yubatse urugo mu myaka 7 yashize, ashyize agahinda ke kose hanze, urakumvise, biragoye cyane kugira ngo nawe uzafate icyemezo cyo kujya gushaka nimba utarubaka. Uravuga ati urugero yampaye n'ukuntu yari mwiza mbere yuko ashaka, none akaba yarahindutse atya, ni ibibazo. Nawe ugasanga stress iraje, utangiye kwibaza ku muntu mukundana, utangiye no kumuha ibimenyetso byo kuvuga ngo nta mugabo mwiza uhari. Urwo ni urugero rufatika kuko wumvise ibyo bintu. Urundi rugero rufatika ni abantu bakora amashusho y'urukozasoni. Amashusho y'urukozasoni bashobora kuyakora wowe ukajya kubireba, nimba utari umusambanyi ingeso yawe ikazamuka, ukagira amatsiko, ukavuga ati nanjye wajya gusambana uko bimeze, ingeso ikabizamukiyaho. Nimba uri umukobwa bakaba bagutera inda, stress ibibyutse n'ibibazo by'ubuzima bwawe bwose, cyangwa nawe umusore ugatera inda utateganyije, ibyo ni ibibazo byose. Ikindi kintu kibi gikomeye kinagira n'ingaruka mbi cyane ku muco n'imibereho y'abantu ni iki ngiki: normalization of trauma. Abantu nibakunda kugenda bavuga gusenya ingo, abatarubaka bakagenda babyumva, bakumva impamvu zituma basenya ingo, nabo nibaza kubona impamvu mu buzima bwabo bari kwihanganira cyangwa gutekerezaho bakayiha umurongo bagakemura ikibazo bari bahuye nacyo, abo bantu nabo bazahita bafata icyemezo cyo gusenya, bavuga bati ubi ni ibisanzwe, n'ubundi na wa wundi yarasenye, biranagoye no kubaka. Mwibuke yuko na babandi bose batanze za nkuru bafite abavandimwe babo. Umugabo we naza gukubitana n'inkuru, akaganira n'inshuti ye, akamubwira ibibazo ari guhura nabyo, akabaza uwo muntu, yarangiza akamubwira ati harya ntavukana na runaka, reba nawe yarasenye kandi impamvu yasenye niyo. Abantu bagafata ikintu bakagigira ibintu bisanzwe, bakakigira ibisanzwe rwose, bakaha agaciro akantu gato k'ikibazo bagombaga gukemura cyangwa kwicara bakakiganiraho, bagahindura imyitwarire bitewe n'ibibazo bahuye nabyo, bakabigira ibintu bisanzwe. Icyo ni ikibazo gikomeye. Urugero mujya mwumva ngo ni ukwemera kaje. Ibi ni ibindi biha urwaho abantu baryamana bahuje ibitsina, kubera yuko bashobora gutekereza akavuga ati n'ubundi kubana n'umugore ni stress, cyangwa kubana n'umugabo ni stress, reka nyigabanyiriza ahangaha nibana n'inshuti yanjye. Bakabyumvikanaho gutyo bashingiye ku ngero bagiye babona ku mbuga nkoranyambaga, ku basangije ubuzima bwabo bwite abandi. Ubundi icyari gikwiye mu buzima busanzwe ni uko abantu bahuye n'ibibazo nk'ibyo, ubushakashatsi bubagira inama zo kujya guhura n'abantu b'abajyanama mu by'imitekerereze cyangwa abanyamategeko nimba hari ibyaha byakozwe, kugira ngo ibyaha bikemurwe. Aha twakoresha uburyo bushoboka bwose kugira ngo buri wese akoreshe uburyo bushoboka bwose arebe inyungu. Ubundi hari ikintu bita negative spillover. Negative spillover ni aho umuntu cyangwa se business runaka ikora ibikorwa biyizanira inyungu ku giti cyayo cyangwa ku giti cy'uwo muntu, atitaye ku bibazo ari buze guteza. Ingero nyinshi zirahari. Dufata urugero rw'umuntu uhura uvugira abantu badafite icyo basangiza abandi, kubera yuko uwo muntu ari buvuge ibimujemo byose, maze abantu bakabireba ari benshi, maze nawe agahembwa amafaranga menshi. Ibi ntibikwiye, kubera yuko niba uhaye uruvugira umuntu ufite ikibazo, ugakiza umuntu umwe, wenda kubera wamuteze amatwi yari yarabuze umutega amatwi, cyangwa adafite ubushobozi bwo kwishyura abantu bafite gutanga ubujyanama mu bijyanye n'imitekerereze,
uwo muntu uhaye umwanya ashobora kuba ari umwe akangiza abandi 10. Iyo mibare ntaho ihuriye n'ubuzima bw'abantu, ntaho ihuriye no guhitamo gukora icyo kintu. Birakwiye kubanza kubitekerezaho mbere yo kubikora. Ni byiza, hari abandi batanga content nziza ifasha abantu, bakomerezaho. Ariko n'abandi bantu bikebuke, barebe ingaruka bari guteza, kuko ibyo nababwiye byose bishingiye ku bushakashatsi. Ariko nk'uko nabibabwiye, tugomba kuvuga ku bintu bigera nko kuri 3. Icya gatatu ni ukugira icyerekezo. Iyo ufite icyerekezo, niyo umuntu ashatse kukuzanira ibintu bitari ngombwa, byanze bikunze, ubanza kubitekerezaho kabiri, ukareba ko bikujyanira kuri cya cyerekezo cyawe. Helen Keller yabivuze neza. Yaravuze ngo the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Ikintu cyonyine kirenze kuba impumyi ni ukugira amaso ariko nta cyerekezo. Kuba ufite amaso ariko nta cyerekezo, barangiza ukamera nk'utwarwa n'umuyaga. Aha niho bakuzanira content iyo ariyo yose, kubera yuko nta cyerekezo ufite, ukavuga ati ndasakiwe, reka nirebere no muntu yambaye ubusa, reka nirebere uyu muntu uri kuvuga ibibazo bye. Warangiza ntuzi kuri kubiba mu bwonko bwawe, subconscious mind yawe iri kwakira ibyo uri kuvuga, maze nawe ukazasarura ibyo wabibye mu mutwe wawe, maze nawe ugahura n'ibibazo, ugahita ubisanisha n'ibyo abandi bahuye nabyo, kandi ubuzima bwawe nyirizina ari ubuzima bwigenga, ari ubuzima bufite intego. Ubundi kugira icyerekezo birafasha cyane. Reka tubahe urugero rw'icyerekezo n'uburyo rufasha. Guverinoma y'u Rwanda murabizi ko yashyizeho icyerekezo 2050. Iki cyerekezo gishingiye ku bumenyi, ikoranabuhanga n'ubufatanye, aho buri munyarwanda azaba abasha kwinjiza $4,000 by'idolari muri 2035, akinjiza $12,000 by'idolari muri 2050. Ishoramari ry'imbere mu gihugu no hanze riziyongeraho 30%. Ubukene bukabije buzagabanuka kugera ku kigero cya 0%. Iki ni icyerekezo cya guverinoma y'u Rwanda. Ubundi guverinoma igira icyerekezo, ariko guverinoma ibiyobora abantu. Abo bantu rero nabo bagomba gushingira ku icyo cyerekezo, bagashyiraho icyerekezo cyabo kugira ngo bayifashe kugera mu bikorwa, kugira ngo bayifashe gushyira mu bikorwa icyo cyerekezo. Icyerekezo kigufasha kugira intego z'ubuzima. Iyo ufite intego z'ubuzima, niyo mpamvu ugomba gutekereza mbere yo gukora, ukaba uri muri ba bandi bafite imitekerereze ihamye. Bigufasha kugira umurava mu byo ukora byose no kwihanganira imbogamizi wahura nazo. Imwe mu mbogamizi umuntu ahura nazo ni ibintu bishaka gukora mu cyerekezo cyawe bikujyana ahandi, aribyo birimo izo content zipfuye ugenda ukumva, nazo zikakugiraho ingaruka, zikanagutwarira ikintu cy'ingenzi turi buze kubona mu kanya cyitwa umwanya. Gufata ibyemezo ufata biba bishingiye kuri cya cyerekezo cyawe. Nimba waravuze ngo ngiye kubaka umuryango, warabitekerejeho neza, ubanza kuganira n'uwo mukundana, mukemeranya uburyo muzabana, mukabyumvikana. Nubwo wahura n'imbogamizi, muricara mukabiganiraho, mugashaka ubumenyi, mugahura n'ababafasha mu by'imitekerereze ku kibazo mwahuye nacyo, mutishyize ku karubanda kandi mugafata ibyemezo bikwiye. Imibereho yanyu iba myiza, kubera yuko uba ufite ubuzima bufite intego. Hari igitabo nigeze gusoma cyitwa Ubuzima bufite intego, cyanditswe na Rick Warren, kivuga ngo ntidukwiye kubaho nk'abadafite intego, ngo niturangiza twitotombera isi ngo ntitwitayeho ngo iduhe umunezero. Kubaho udafite intego, ukitwara nk'agapfunyika k'intege nke, warangiza ukitotombera isi ngo ntikwitayeho ngo iguhe umunezero. Ntabwo isi yaguha umunezero wowe ubwawe utabashije kugira ubuzima bufite intego. Kubera yuko ufite intego, zigufasha gufata ibyemezo by'ubuzima, zikanagufasha no guhanga udushya, zikananoza n'umubano wawe n'abandi, kuko ubuzi yuko intego zawe uzafashwa n'abandi kugira ngo ubashe kuzigeraho. Ziguha uburinzi butuma uguma mu cyerekezo cyawe n'ibikorwa byawe kuruta kujya mu by'abandi. Ubundi mu by'ukuri
iyo ufite icyerekezo kiguha umurongo mugari w'ibyo ugomba gukora, kubera yuko uba uzi aho uva, uzi n'aho ujya, wihanganira n'imbogamizi zose uhuye nazo kugira ngo uzabashe kugera hahandi. Hari umugabo w'umuhanga wanditse igitabo cyiza cyane kandi abantu benshi bakwiye gusoma witwa James Allen. James Allen yigeze kuvuga, dreams are the seeds of reality. Inzozi niyo mbuto biba kugira ngo uzagere ku kuri wifuza kubaho. Inzozi ni imbuto ugomba kubiba. Buri gihe ugomba kuba ufite inzozi, kandi izo nzozi nizo ziguha icyerekezo. Birakwiye rero ko buri wese agira icyerekezo kugira ngo bimurinde akavuyo k'ibiza byose n'amakuru afite umuvuduko udasanzwe, aho bakwegereza isi yose bashaka kuyikwereka, cyane cyane ko abantu benshi bakunda gutanga ayo makuru bafite imitekerereze isanzwe. Umugabo bita Peter Drucker yigeze kuvuga ku kintu kijyanye n'igihe. Niyo mpamvu tugeze ku yindi ngingo ya gatatu y'igihe. Peter Drucker yaravuze ati, time is the scarcest resource and unless it is managed, nothing else can be managed. Time is the scarcest resource and unless it is managed, nothing else can be managed. Igihe ni umutungo ugoye kuboneka kurusha iyindi yose, kandi iyo udacunzwe neza ibindi byose ntibishobora gucungwa. Isomo ririmo hano rikomeye ni uko umutungo ukomeye ari igihe ufite. Iyo rero utakaje igihe cyawe ureba ibintu noneho byangiza ubwonko bwawe, biba ari agahomamunwa, uba uzahura n'ibibazo byanze bikunze. Kandi iyo wumvise ikintu kizima cyavuzwe n'abahanga, jya ukizirikana ugishyire ku mutima wawe. Reka tubabwire ku gihe neza. Duhereye ku itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi 2024 tukageza ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2050 nk'icyerekezo cya guverinoma kubazabasha kuhageza bitewe n'imyaka bafite. Reka murebe ibijyanye n'iki gihe mufite. Ubu mufite imyaka 26 n'ibice 8, amezi 321 n'ibice 6, iminsi 9,649 n'ibice 3, amasaha 231,585, iminota 13,895 n'iminota 100, amasegonda 833,700 n'amasegonda 6,000. Icyo ni cyo gihe usigaranye kugira ngo uzabe ugeze muri viziyo 2050, viziyo ya guverinoma y'u Rwanda. Hari umuntu utarajyaga ubitekereza hatya. Iki gihe ugomba kuba ufite icyerekezo, ukaba uzi n'icyo uzagikoresha. N'utagikoresha ntikizabura kugenda rwose, kizagusiga. Ujye wibaza icyo wakoraga n'ibyo warebye umwaka umushire unduze, wibaze atese unageze kuki, nakoze iki, ukibure. Ahubwo ubuzima bukomeze bugusunike, ubukoze hirya no hino, maze nawe utagangare, utangire gufata ibyemezo bipfuye, utangire kwiyakira. Waruzi n'ikindi, hari umugabo w'umuhanga wanditse ijambo ndarisoma numva rwose mu buzima busanzwe amweje ukuri, atuma nitekerezaho. Yaravuze ngo abantu benshi bapfa ku myaka 35 bakabashyingura ku myaka 80. Uyu mugabo bamwita Robin Sharma, yanditse igitabo cyitwa The 5 AM Club. Muzi icyo bivuze? Mbere y'imyaka 35 umuntu aba afite inzozi nyinshi cyane z'ibintu azageraho, ariko ku myaka 35 aba yaratangiye kugenda abona ukuri. Iyo atashyizeho icyerekezo ngo akomeze agikurikire, atangira kubivamo akavuga ati n'ubundi reka nakire ibyo mbonye, kubera yuko ubu buzima ntibworoshye. Nta cyerekezo aba afite uwo muntu, akava muri bya bintu kuko baragiye ahura n'imbogamizi nyinshi. Inzozi zose yari afite akabona ko zidashoboka, maze agatangira kwiyakira, akava mu mipango ye yose akisanga mu mipango y'abandi bose. Murabyumva neza? Ahangaha mbere y'imyaka 35 umuntu yiga muri kaminuza na segonderi yavugaga ko azaba igitangaza.
ariko yamara kurangiza amashuri yisumbuye akajya muri kaminuza yumva bizashoboka, yagera hanze bitewe n'ibyo yumvise n'icyerekezo atari afite mbere y'igihe, yabaza subconscious mind yayindi ikora uryamye ukarota ujya ahandi uri kuguruka ukaza kwisanga ukiryamye hahandi, yayibaza ikamuzanira bya bindi yajyaga areba bimwe yumvaga, agatangira kubaho mu bwoba n'akavuyo no kugwa mu mipangu y'abandi, umuhaye umupangu wese agahita yinjiramo. Murabyibuka mu kiganiro cyabanje twigeze kuvuga ngo umugabo bita Jim Rohn yaravuze ngo iyo udafite imipangu yawe ugwa mu mipangu y'abandi, kandi tekereza ibyo abandi bagupangiye ntabwo ari byinshi cyane, kuko babanza kwipangira ibyabo n'ibyo bazageraho maze bakagukoresha nk'igikoresho ukabafasha kugera ku byabo. Wowe ukazapfa ku myaka 80 bakagushyingura, ariko mu by'ukuri warapfuye ku myaka 35. Nicyo bishatse kuvuga. Iki kintu gitinzeho cyane, ni ikintu cy'ingenzi kigusaba kugira ngo witekerezeho neza, wongere wumve ibibazo wagiye uhura nabyo maze bigufashe kugira ngo ufate ibyemezo byo gufata ingamba ariko ugire icyerekezo. Tukiva ku gihe tujya no ku musozo, impamvu navuze imbuga nkoranyambaga nkababwira yuko gusangiza ubuzima bwawe bwite ari ikibazo, ahubwo ukwiye guhangana n'ibibazo by'ubuzima kuko ntawe utabigira, ariko ugahangana nabyo mu buryo bunoze. Nta kosa ririmo iyo urwaye malariya ujya kwa muganga, ntabwo ujya kureba uwo ubwira ngo reka nsangize ikibazo cyanjye cya malariya ku mbuga nkoranyambaga maze ngikire. Ubushakashatsi bwakozwe na RBC muri 2018 bwagaragaje ko 27% n'ibice 4 by'abantu bafite imyaka 14 kugeza kuri 25 urubyiruko rukomoka ku babyeyi barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bafite ibibazo byo mu mutwe. Hari n'ubundi bushakashatsi bwasohotse ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 2022 kuri BMC Public Health bwakozwe na Yvonne Kayiteshonga, Vincent Sezibera, Lambert Mugabo na Jean Damascene, bwagaragaje ko ubushakashatsi bakoreye ku bantu 19,110 by'abantu bafite imyaka hagati ya 14 na 65, 23% bari abagore bafite mental disorder, naho 16% bari abagabo nabo bafite mental disorder. Ibindi bibazo byakunze kugaragara ni agahinda gakabije kari kuri 12%, ihungabana kuri 3.6%, no kwikanga bikabije ku 8.1%. Ubu ni ubushakashatsi bwakozwe. Ariko nakomeje kugenda ntanga ingero ku bijyanye n'abagore, abantu bashobora kugira ngo ahari nabibasiye. Ariko reka turebe buno bushakashatsi bwakozwe na Ruyan Brizindian muri 2006 mu gitabo yise The Female Brain Broadway Books. Yagaragaje ko ubundi mu busanzwe umugore avuga amagambo 20,000 ku munsi, naho umugabo akavuga amagambo 7,000 ku munsi. Dufashe isaha imwe umugore avuga yabavuza amagambo 833, umugabo yabavuze amagambo 292. Ubu rero bose tubahaye uruvugiro rw'isaha imwe, nibura bagafata n'umwanya wo gutekereza mu bushobozi bw'amagambo bagombaga kuvuga mu isaha, bakavuga 10% gusa, bakavuga 83.3. Uwo ni umugore yabavuze amagambo 83.3 mu isaha imwe, ayo ni 10% y'amagambo yabavuze. Naho umugabo yabavuze amagambo 29.3 mu isaha imwe, ayo ni 10% y'amagambo asanzwe avuga ubusanzwe. Ibi aba bantu baramutse bavuze amagambo batagenzuye neza, murabona ingaruka byateza. Kandi abenshi bajya kuvuga bafite agahinda, bafite indwara zo mu mutwe nk'uko twabibonye. Ubu ni ubushakashatsi bwagaragaye. Ahubwo abantu bakwiye kubihagurukira, bakamenya ubwenge, bakagira n'ibyo bakora. Buriya rero indwara mbi ni indwara zo mu mutwe, kubera yuko uzirwaye yibwira ko ameze neza, ahubwo ugasanga amazi yarenze inkombe, maze n'uwasanze akavuga ati ndamubonye ni igikoresho ngiye gukoresha, icyo nsabwa ni ukwicara hariya nkamutega amatwi nkamwumva, maze akishyira hanze akiyandagaza nibashaka baze kumutuka. Ariko
hari abo ntarenganya nabo bafite ubujiji kubera yuko batazi yuko ibyo bintu bigira ingaruka, ahubwo bakumva bari gufasha. Hari igihe uha umuntu ubufasha butari ngombwa cyangwa se atarakeneye, wakabaye umugira inama yo kujya kwa muganga no guhura n'abafite ubumenyi. Muribuka mu kiganiro twagize ubushize kijyanye n'amafaranga, mbashishikariza kumva aho abantu bagira ibibazo by'amafaranga, aho kugisha inama abantu bafite ubumenyi bwihariye mu bijyanye n'amafaranga, bakagisha inama inshuti zabo nazo zahuye n'ibibazo nk'ibyo, barangiza bakaganya, bagahuza ibitekerezo, yewe bakamara iminsi basangira ngo bari gushaka ibisubizo. Rimwe na rimwe ibisubizo byabo bari kubihabwa n'abantu bafite ubumenyi bwihariye kuri ibyo bintu. Ni byiza ko rimwe na rimwe umenya aho ushakira ubufasha. Murabyibuka mu isomo twakuye mu gitabo cyitwa Richest Man in Babylon, isomo rya kabiri, byatubwiraga yuko buri gihe tugomba kugisha inama abantu bafite experience mu bintu tugiye gukora. Abafite experience cyangwa se ubunararibonye ndetse n'ubumenyi bwihariye baguha ibitekerezo byihuse kandi bigera ku kibazo cyawe bikagisubiza. Ni nk'uko iyo ugiye kwa muganga urwaye, bagusuzuma bakamenya indwara urwaye, bakaguha imiti yayo, warangiza ugahita ukira ukaba muryerye. Niyo mpamvu rero dushishikariza abantu kujya gushaka ibisubizo aho bakwiye kuba baza kubikura, kuruta kujya guhungira ibibazo no gushaka ibisubizo by'akanya gato nko guhungira ubwayi mu kigunda. Ikoranabuhanga cyane cyane imbuga nkoranyambaga zifite n'ibintu byiza, ntimwumve navuze ibi gusa. Impamvu ni ukugira ngo mpindure imitekerereze cyangwa se nifashishe ubushakashatsi bw'abahanga kugira ngo duhindure imitekerereze yacu ku buryo dukoresha imbuga nkoranyambaga. Muzi n'ibindi, ziriya mbuga nkoranyambaga zihuriraho abantu benshi kuko babonye yuko bakenera kumva ibintu nk'ibyo, ni nazo bakoresha babamamazaho ibikorwa byabo. Kwamamaza si bibi kubera yuko hari abamamaza ibikorwa byiza bakora, ariko murabizi ko bibujijwe kwamamaza cyane cyane ibikorwa by'ubuvuzi. Niyo mpamvu umuntu ufite ikibazo kijyanye n'imitekerereze cyangwa n'imibanire akwiye kujya kureba yibwirije, nk'uko iyo urwaye indi ndwara wibwiriza. Mubitekerezeho neza, nta gisebo kirimo kujya kwivuza ku muntu ukugira inama y'imitekerereze. Ni byiza cyane. Isomo twabaha, mushobora gukoresha ikoranabuhanga mwigwizaho ubumenyi bwabafasha gukora ibyo ari byo byose. Mushobora no gusoma ibitabo bibahindurira imitekerereze. Aha twabagira inama yo gusoma igitabo cya James Allen cyitwa As a Man Thinketh. Icya kabiri mushobora gusoma Think and Grow Rich. Hari n'ibindi bitabo byinshi bivuga ku mitekerereze, ariko umuntu ufite ibibazo bijyanye n'ubuzima, cyane cyane ibibazo byihariye bikora ku marangamutima n'imitekerereze ye, akumva biramubangamiye cyane, inama nziza si ukujya kubisangiza abandi ku karubanda, kuko twabonye ko bigira ingaruka kuri wowe, ku muryango wawe ndetse n'umuryango mugari muri rusange, umuryango nyarwanda. Bitewe n'izo ngaruka zose rero ukwiye kugira impuhwe no kuzigirira abawe ndetse n'umuryango nyarwanda, maze ukajya kwegera muganga akagufasha. Umuganga uvura indwara zo mu mutwe akaba yagufasha, niwo muti mwiza. Twanzura, reka dusoze cyane cyane tubwira abemera ndetse n'abatemera kugira ngo bazakurikirane iri jambo ryiza. Murabizi hari umwami witwaga Salomoni mwene Dawidi, umugabo wisabiye Imana ubwenge, ikabumuha ikanamugerekeraho n'ibindi byose kuko yari asabye neza. Uyu muntu atugira inama y'uburyo bwo gushakisha ubwenge. Reka tubyumve mu Migani igice cya mbere umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 28. Ijwi ryabwo rikarenga hejuru y'andi majwi yose, rigahamagarira hafi y'imiryango y'umujyi rigira riti, yemwe mwabihubutsi mwe, muzaba ibicucu kugeza ryari? Abapfayongo bazishimira guseka ubusa kugeza ryari? Naho se injiji zo zizanga ubwenge kugeza ryari? Nimugarukire amabwiriza yanjye, dore ngiye kubasakazaho umwuka wanjye, bamenyeshe amagambo yanjye, kubera ko nabahamagaye mukananira, nkabahereza ikiganza ntihagire n'umwe ukitaho, mukamaganira kure inama zanjye kandi mukanga amabwiriza yanjye. Nanjye rero nzabashungera amakuba nabagwirira,
koko nzabaseka igihe icyago kizaba cyabugarije, cyabateye nk'inkubi y'umuyaga, amakuba yabayogoje nka serwakira, agahinda n'ishavu bibashengura. Ubwo nyine bazampamagara ariko sinzitaba, bazanshakashaka ariko ntibazambona. Iri somo ririvugira. Sindi umuhanga cyane mu bya Bibiliya, ariko nusoma iri somo uzumva uburyo bwo gushakisha ubwenge, uzumve n'uburyo ugomba gukunda ubwenge, kuko ubwenge ari bwo bugufasha gufata ibyemezo bikwiye. Gushakisha ubumenyi nta kindi kintu cyabisimbura, kandi ubumenyi burandagaye hose, ariko akenshi duhitamo gukora ibitworoheye. Muribuka ba bantu nababwiye ibice byabo. Urahitamo kugira imitekerereze isanzwe cyangwa imitekerereze iri aho idahamye, cyangwa kugira imitekerereze mizima yibaza ku bintu. Sokrate yigeze kuvuga ngo ubuzima ubayeho utibazaho ibibazo ntacyo bimaze kubibaho. Reka nsoreze kuri ibi bibazo 5 ugomba gusubiza kandi witonze, ukicara ukabitekerezaho ukabisubiza. Icya mbere, ndinde bizagufasha kwimenya no kumenya uwo uriwe koko. Icya kabiri, navuye he. Ibi bizagufasha kumenya aho uva n'aho ujya. Iyo wamenya aho uva umenya n'aho ujya, n'aho ugeze, kugira ngo uzajye ubasha kubipima. Ikibazo cya gatatu kandi cy'ingenzi, ni izihe mpano mfite. Impano ufite zizagufasha cyane numara kuzimenya, kandi abantu bawe muri kumwe bashobora kugufasha kuzikubwira, cyangwa nawe ukitekerezaho ukareba impano ufite. Ikibazo cya kane ni ukwibaza impamvu uri hano. Kuki ndi hano? Ukabaho impamvu itumye uri hano, utanga umusanzu aho gutanga ibibazo no guteza ibibazo, ahubwo ugakemura ibibazo. Ikibazo cya gatanu ni nzajya he. Kubemera bo bazi ko hazabaho urubanza. Ibi bibazo bazakubazaho cyane, bakubaze igihe baguhaye kubaho ku isi icyo wagikoresheje. Wamaze iki? Wamariye iki abandi? Ibi bintu nubitekerezaho neza bizaguha kubaho neza no kugira ubuzima bufite intego n'icyerekezo, no gufata ibyemezo bikwiye mu buzima bwawe. Murakoze cyane, murakaza neza kuri Mix Venture. Tubifurije ko mwakomeza kugira ibihe byiza mukurikirana ibiganiro byacu kuri Mix Venture. Tubifurije gukomeza gukurikirana Mix Venture, aho tuzakomeza kubagezaho ibiganiro bibafasha, cyane cyane ibiganiro bijyanye n'ubuzima, amafaranga, ikoranabuhanga, kandi bibahindurira ubuzima bugahindurira n'ubw'abanyu. Murakaza neza mu muryango mugari w'abafite imitekerereze y'intare, basikigingiza ingengabitekerezo y'ibibi hagashibuka inyurabwenge. Mukomeze mugire ibihe byiza.